Hari ibintu bibaho muri ubu buzima ukumva ntibisanzwe kandi birihariye. Umva iyi nkuru. Umujyi wa Roma niwo mujyi wonyine ku isi wifitemo igihugu cyigenga mu mujyi. Ntabwo ari igihugu kiri mu mujyi. Ni umujyi ufite igihugu. Igihugu gifite ukiyobora, gifite ibendera, amategeko n'ibindi. Vatikani iri mu mujyi wa Roma. Umujyi wa Roma ni umwe mu mijyi mike yamamaye cyane kurenza indi ku rwego rw'isi. Uzabyumva mu mvugo nka inzira zose zigera i Roma. Iyi mvugo nubwo atari cyo kintu cyonyine wagenderaho ngo upime ubuhangange bwa Roma, ariko nayo irabyumvikanisha. Yumvikanisha ko ari ahantu h'agaciro abantu baturutse imihanda yose banyura. Ni imvugo isobanura ko hashobora kubaho inzira nyinshi cyangwa se uburyo bwinshi bwo kugera ku kintu kimwe, ariko yakomotse ku kuba kera mu bwami bw'Abaromani Roma yari izingiro ry'imihanda yose ituruka mu ntara zose z'ubwami. Roma guhera mu myaka myinshi ishize yafashwe nk'umurwa mukuru w'isi kandi kuri bose. Icyakora si bose babyemera uko nguko kubera impamvu zitandukanye, ariko icyo washimangira cyangwa se wakwemeza nuko kuva na kera Roma ari umurwa mukuru kuba muri Kiliziya Gatolika. Ugukomera no kwamamara k'uyu mujyi wo mu Butaliyani ubikesha amateka akomeye arimo ay'iyobokamana n'ubutegetsi, ubugeni, umuco n'ibindi. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kuvuga kuri Roma, umwe mu mijyi ikuze kurenza indi myinshi, ikize ku mateka kandi ifite ubuhangange no gukomera kutigeze guhungabanywa n'icyo ari cyo cyose kugeza n'ubu ngubu. Birashoboka ko ari nako bizakomeza kumera mu myaka myinshi igiye kuza. Tubahaye ikaze. Umujyi wa Roma ni nawo murwa mukuru w'igihugu cy'Ubutaliyani. Ni umurwa utuwemo n'abantu miliyoni 2.800 nk'uko ibyavuye mu ibarura ryo muri uyu mwaka wa 2025 bibigaragaza. Aba ni abatuye mu mujyi wa Roma gusa, ariko iyo ushyizemo n'abatuye mu nkengero, urugero nk'abo mu duce twa Fiumicino, Ciampino ndetse na Tivoli, bose bagera kuri miliyoni 4.300. Roma ipima kilometero kari 1285, ikaba iherereye mu gace kitwa Lazio mu Butaliyani. Ni umujyi nanone uzwi ku kabyiniriro ka Eternal City cyangwa Urbs Aeterna niba babisoma gutyo. Ni ukuvuga umujyi w'iteka ryose, umujyi udapfa. Ibyo babivuga kubera ko Roma nk'uko twabivugagaho mu kanya ni umwe mu mijyi imaze igihe kinini cyane ku isi, kandi ntabwo wasibye gukomeza kubaka amateka mu myaka yose ishize, utibagiwe n'uruhare uyu mujyi ufite mu iterambere ry'Uburayi. Icyo cyubahiro cyangwa se uko kwita ko ari umujyi udasaza cyangwa umujyi uhoraho bigaragaza imyemerere y'Abaromani ba kera bavuga ko Roma izabaho iteka ryose. Nubwo haba intambara zingana iki, uyu mujyi uzahoraho. Impamvu zatumye iyi nyito yo kudasaza cyangwa kudapfa ifata uyu mujyi wa Roma zishingiye ku mateka, umuco n'iyobokamana. Roma yatangiye ari umurwa mukuru w'ubwami bw'Abaromani, iba umurwa mukuru w'ubwami bw'abami kugera no ku gihe cya Repubulika. Nta gihe Roma yabayeho atari umurwa mukuru. Ku bijyanye n'umuco, na nyuma y'isenyuka ry'ubwami bw'abami bw'Abaromani mu mwaka wa 476 mbere ya Yezu, Kiliziya Gatolika yari i Roma yakomeje gusigasira ubuhangange bw'uyu mujyi. Ikindi cyatumye iri zina rifata ni ukuvuga umujyi udapfa cyangwa se umujyi uhoraho, ndetse na Roma igasugira. Ni uko i Roma ari igicumbi mu birebana n'iyobokamana, niho umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi aba. Roma yakomeje kuba umurwa mukuru mu by'iyobokamana ku bantu babarirwa mu magana y'amamiliyoni hirya no hino ku isi. Ikindi ni ugukomeza kubaho k'uyu mujyi ntusenyuke nyine nyirizina nk'uko babivuga. Ni imijyi mike cyane yashoboye gukomeza guturwa kandi ikaba ibihangange mu gihe kirenga imyaka 2700 nk'uko byagendekeye Roma. Kwita Roma Eternal City cyangwa se umujyi w'iteka ryose bishimangira ko ari umujyi indi mijyi ifatiraho icyitegererezo nka Washington ndetse na Moscow. Nayo ni imijyi itoroshye yigeze kugihabwa izina rya New Rome cyangwa se Roma nshya. Urebye mu mateka, hari ababyize mu mashuri yisumbuye ko Roma yashinzwe n'impanga Romulus na Remus mu mwaka wa 753 mbere ya Yezu. Icyo gihe uyu mujyi wakuze uhereye ku nkombe z'umugezi wa Tiber. Roma imaze ibinyejana byinshi ifatwa nk'umusemburo w'iterambere cyangwa se civilisation, kandi iteka Roma izahora yibukirwa ku musanzu yatanze mu by'amategeko, politike, ubwubatsi, ubugeni n'ibindi. Roma ni umujyi urimo igihugu.
igihugu cyigenga. Ibi byashobotse kubera ko Vatikani iri muri Roma, ariko Vatikani ikaba n'igihugu. Nicyo gihugu cyigenga gito ku isi, haba mu byerekeye ubuso, abagituye ndetse n'ibindi. Ubusanzwe igihugu cya Vatikani amazina yacyo ni Vatican City State cyangwa se Stato della Città del Vaticano. Ni igihugu cyangwa se leta izengurutswe n'umujyi wa Roma 100%. Igihugu cya Vatikani gifite ubuso bwa hegitari 44. Abaturage bacyo babarirwa hagati ya 800 na 900. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ni uyobora iki gihugu. Ibi bivuze ko ubungubu iki gihugu kiyobowe n'umunyamerika Robert Francis Prevost, wahawe izina ry'ubushumba Papa Leo wa 14. Yatowe ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025. Ni umunyamerika wa mbere wari ubaye umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ni Papa wa 267. Vatikani yabaye leta yigenga mu mwaka wa 1929. Hari nyuma y'ibiganiro byabereye Lateran byahuje ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi n'igihugu cy'Ubutaliyani. Ururimi rukoreshwa mu butegetsi ni Ikilatini. Amafaranga akoreshwa ni amayero. Vatikani nk'igihugu ntabwo ari umunyamuryango w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Vatikani na Roma muri rusange hafatwa nk'ahari isoko ya Kiliziya cyangwa se umurwa mukuru wa Kiliziya. Kubw'ibyo ni naho hari bazilika nini ku isi, bazilika ya Mutagatifu Petero. Hari inzu ndangamurage zitandukanye, hari Chapelle Sixtine, iyi ngiyi yaravuzwe mu minsi ishize kubera ko ariho hatorerwa papa n'ibindi. Ikindi kimeze nk'ikirango i Roma na Vatikani ni Swiss Guard, abacungira umutekano papa bambara ukwabo. Swiss Guard cyangwa se Cohors Helvetica ni igisirikari n'abarinzi ba papa na Vatikani ubwayo. Uru rwego bwa mbere rwatangijwe mu 1506 bikozwe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika icyo gihe Papa Julius wa kabiri. Ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa mbere mu 1506 nibwo itsinda ry'abacanshuro 150 baturuka mu gihugu cy'Ubusuwisi binjiye Roma ngo barinde Papa Julius wa kabiri. Nubu iyo tariki irakizihizwa nk'umunsi w'abarinzi, God Day. Bitangira haje abacanshuro bo mu Busuwisi, kandi nubu abarinda Vatikani na Papa bitwa Swiss Guard. Ijambo Ubusuwisi rigaruka kubera ko kuva ruriya rwego rwatangira abarukoramo n'Abasuwisi kugeza nubu. Dore uko byagenze. Mu 1500 mu Butaliyani ibintu ntibyari bimeze neza, nta mutekano wari uhari. Igihe icyo ari cyo cyose hashoboraga kubaho ikintu kibi. Papa Julius wa kabiri abibonye abona ko ubuzima bwe nabe buri mu kaga, niko gushaka abarinzi babizerwa kandi babahanga. Ubusuwisi muri iyo myaka ntaho bwari bubagamiye mu makimbirane yari mu Burayi, kandi bwari buzwiho gutoza abasirikari nyabasirikari. Icyo gihe igisirikari cy'Ubusuwisi cyari kimenya bose mu Burayi, cyarangwaga n'ikinyabupfura, kikaba igisirikari cyo kwizerwa kandi gifite abarwanyi bakomeye. Abami ndetse n'ibikomerezwa hirya no hino mu Burayi bahaga akazi abasirikari b'Ubusuwisi ko kubarinda. Bakoraga nk'abacanshuro. Niho Papa nawe rero yahereye abaha akazi ko kumurinda. Igitangaje nuko kugeza n'uyu munsi aha Vatikani na Papa ubwe baracyarindwa n'Abasuwisi. Uyu muco barawukomeje. Swiss Guard bagizwe n'abagabo b'Abasuwisi kandi batorejwe mu gisirikare cy'Ubusuwisi. Igihugu cy'Ubusuwisi kizwiho kutagiraho kibogamira mu birebana n'amakimbirane, kirizerwa kandi cyabimenyekanyeho mu bihe byashize kugeza n'ubu ngubu. Aba barinzi ibi babigaragaje mu 1527 ubwo abasirikare 147 mu 189 bapfaga bagerageza kurwana kuri Papa Clement wa karindwi. Yaragabweho igitero n'igisirikare cy'umwami w'abami Charles wa gatanu wayoboraga Roma icyo gihe. Icyo gihe abarinzi ba Papa bakomoka mu Busuwisi abasigaye babashije gutorokesha Papa baciye ahitwa Passetto di Borgo. Ni inzira y'ibanga. Aba barinzi iyo ugeze i Roma by'umwihariko i Vatikani urababona, no kuri televiziyo turababona. Bambara impuzankano y'amabara avanze y'ubururu, umutuku, orange ndetse n'umuhondo. Bivugwa ko uwazanye igitekerezo cy'aya mabara ari Michelangelo. Uyu nawe tuzamuvugaho, umunyabugeni, umuhanzi, umufilozofe n'ibindi. Wahimbye imiterere y'iyi myambaro y'aba basirikari ni Commandant Jules Repon mu 1914. Mu birori uzabona bambaye ingofero z'ibyuma bitamirije amababa atukura y'inyoni za Autriche.
inshingano bafite uyu munsi ni ukurinda umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu ruhame ndetse no ku mbuga ngari z'i Vatikani. Hari kandi kurinda amarembo ya Vatikani n'imbere muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Aba kandi baherekeza Papa mu ngendo ajyamo hirya no hino ku isi, bagakorana na police ya Vatikani. Kugira ngo ube muri iki gisirikare cy'i Vatikani ugomba kuba uri Umuswisi, birumvikana. Ugomba kuba uri Umugatolika, nabyo birumvikana. Ugomba kuba uri umugabo. Icyakora amakuru avuga ko hatangiye n'ibiganiro byo kureba niba bakwemeza ko mu gihe kizaza abagore nabo bakwemererwa kwinjira muri aba basirikare. Ujyamo kandi agomba kuba afite hagati y'imyaka 19 na 30, agomba kuba afite uburebure bwa metero na santimetero 74, biherekejwe no kuba yarangije amasomo yibanze mu gisirikare cy'Ubusuwisi. Ugomba kuba utarashaka ariko ushobora kubikora umazemo nibura imyaka 5. Reka tugaruke ku mujyi wa Roma. Birasa naho abanyaburayi igihe cyose bazahora basingiza Roma kubera umusanzu yatanze mu birebana n'ubugeni, ubuvanganzo ndetse na filozofi. Bamwe mu bahanga, abavumbuzi, abanyabugeni, abafilozofe n'abandi barimo nka Michelangelo n'abandi bose, ibikorwa n'ibitekerezo bazanye bigahindura Uburayi byatekerejwe i Roma. Aha hakorerwa ubukerarugendo buteye imbere, ukaba umwe mu mijyi isurwa cyane kurenza indi ku isi. Uburezi muri uyu mujyi nabwo buteye imbere kandi ntabwo ari iby'ubu. Hari za kaminuza zisohora intiti nyinshi nka kaminuza y'i Roma yitwa Sapienza, Roma Tre University, Luis Guido Carli n'izindi. Uyu munsi ubukungu bwa Roma bushingiye cyane ku bukerarugendo, ibirebana n'umuco, itangazamakuru, ibaruramari na sinema. Roma ifite ibikorwa remezo bifatika. Hari nk'ikibuga cy'indege cya Roma Fiumicino, Leonardo da Vinci. Hari umuhanda wa gari ya moshi Frecciarossa Italo, kubirebana n'imibereho y'abatuye Roma. Uyu ni umujyi uba wakubise wuzuye kandi ususurutsa benshi. Icyiza abawubamo bakubwira amahumbezi yo ku nyanja ya Mediterane, cyane ko itari kure, ni nko mu birometero 25 cyangwa 30. Abantu baho ntabwo bagenda ku muvuduko mwinshi nk'uwabo mu yindi mijyi yo mu Burayi cyangwa se yo mu Butaliyani nka Milan. Buri gace ko muri uyu mujyi, guhera mu gace k'amateka ka Centro Storico kugera mu gatuwe cyane kitwa Testaccio cyangwa se akagezweho ka Pineto, hose hagiye hafite umwihariko. Inyubako z'amateka zirimo za kiliziya, imigezi n'ibindi. Kubirebana n'ibyo kurya muri Roma, bakunda ibyo kurya gakondo, kandi kurya bigendana n'imico n'imigenzo itandukanye. Imigenzo bubaha cyane, nk'ubu mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba, abenshi mu batuye uyu mujyi ndetse na henshi mu Butaliyani babanza ikitwa aperitivo. Ni igikorwa cyo kunywa inzoga no kurya ibintu byoroheje mbere yo gufata ifunguro ry'umugoroba. Birasa naho utabi Roma ngo ugire irungu. Hakunda kuba amaserukiramuco atandukanye. Ibi kandi bibera ahantu hanze hagari n'ahantu hitegeye, ku buryo abantu babyitabira ari benshi. Ubwikorezi rusange buragoye muri uyu mujyi. Metro zaho ni nto cyane, zuzura vuba. Banakoresha bus, ariko abandi bakunda kwigendera mu modoka zabo, amapikipiki cyangwa se bakagenza amaguru. Ni umujyi ujyamo mu byigano y'ibinyabiziga cyangwa se ambuteyage. Akazi abantu bakunze gukora muri Roma gashingiye ku bukerarugendo ndetse n'ubuhanzi. Ni umujyi uhenze kubamo, by'umwihariko mu bice byo mu mujyi rwagati. Icumbi ryaho rirakosha. Ibyo kurya nibyo wenda wavuga ko ibiciro byabyo biri ku rwego rumwe no mu yindi mijyi y'u Burayi. Abi Roma ntabwo bakunda kuguma mu nzu. Basohoka cyane bakajya ku mabaraza y'inzu zabo aho bitegeye ibintu byose, bareba imisozi nk'uwitwa Janiculum cyangwa se bakajya hitwa Lungotevere. Mu mpera z'icyumweru abenshi bahungira umujyi ku mucanga wa Ostiga cyangwa se mu nzu zubatse ku nkengero z'umujyi. Agace kazwi cyane ahangaha nakitwa Castelli Romani. Ntabwo wavuga Roma ngo reka kuvuga zimwe mu nyubako zabayeho mu myaka ya kera cyane kandi n'ubu zigihari. Roma y'ubu yubakiye ku mfatiro zo hambere ku rwego rukomeye. Urugero ni nka Basilica of San Clementine. Indi ni inyubako ya Colosseum, ariko nanone izwi ku mazina ya Flavian Amphitheater. Ni imwe mu nyubako zamamaye ku isi kandi yibutsa abantu Roma ya kera ndetse yewe n'isi ya kera muri rusange. Colosseum ni arena iherereye mu mutima wa Roma. Yubatswe mu myaka 2000 ishize. Kuyubaka byatangiye muri 72 imbere ya Yezu ku ngoma y'umwami w'abami Vespasien. Yuzuye muri 80 ku ngoma y'umuhungu we Titus. Yubatse mu buryo butangaje. Yubatswe n'amabuye ndetse na sima. Ikindi ishobora kwakira abantu kuva ku 50 kugera ku 80. Iyi nyubako idasanzwe uzayibona no muri sinema nyinshi, ikaba yarakoreshwaga mu bintu binyuranye birimo kuberamo imirwano y'abagladiateur.
Iyi nyubako kandi yakinirwagamo imikino yo gushushanya guhiga. Bakiniragamo imikino njyarugamba nk'iy'amato, bagafata amazi bakuzuza mu kibuga cy'iyi nyubako, ubundi bagashyiramo ubwato burimo indwanyi bakarwana. Iyi nyubako kandi yakoreshwaga cyane mu gukurikira umuhango wo gutanga igihano cy'urupfu. Aha niho hatangirwaga igihano cyo kwica abantu babireba. Kwihera ijisho ibyo bikorwa byose byabaga ari ubuntu kuri rubanda. Ibi byose byakorwaga hagamijwe kwidagadura no kugira ngo abami bigarurire imitima ya rubanda. Uretse aho imitingito yagiye yangiza ndetse naho wenda amabuye yibwe, inyubako ya Colosseum n'ubu iracyahagaze. Ni inyubako idasanzwe. Muri iyo myaka yari inatwikiriye. Ntabwo washoboraga kwitabira iyo mikino ngo unyagirwe cyangwa izuba rikwice. Yagiraga n'urwambariro. Aho hari mu buvumo niho haturukaga abarwana cyangwa se inyamaswa. Roma izwi nanone kubirimo amasumo menshi, fontaine, kurenza uko wabitekereza. Hari amasumo arenga 1500 yose. Ni nawo umujyi wa mbere ku isi ufite amasumo menshi. Ni umujyi ufite umwihariko wo kumaza imyaka myinshi. Ibi biwuhesha kuba umujyi w'amateka usurwa n'abantu benshi, ariko ikirenze kuri ibyo byose nuko ari umujyi wabayeho muri icyo gihe n'uyu munsi ukaba ugihagaze.